Yesu Kristo ashimwe. Nitwa Nibamurere Jeannette, ndi umunyamasengesho, ndi umupasiteri, nyoboye itorero bita Gibeon Christian Church. Dufite YouTube yitwa Gibeon Christian TV. Tukaba tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagiraho bitabagoye. Mukande subscribe, musharinge, mukore like, hanyuma muha abantu bose. Imana ibaho umugisha. Reka dusenga Imana. Mana yacu, Mana yera, Mana igira neza, dusengeye ubwoko bwawe uteze amatwi buri kutwumva kugira ngo ubahe umugisha mu izina rya Yesu. Ubwo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ririca mu gutwi ngo rihingukire mu kundi, duhe kumva ndetse no kumvira kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Urukubane natwe kandi utwigaragarize, imbaraga zawe zigaragare Mwami. Umuntu wese uri bwumva iki kiganiro kigira aho kimukura, kigira naho kimutereka. Ijambo ry'Imana utakijijwe akizwe, waguye Mwami abyuke, n'ukijijwe nawe asubizwemo imbaraga. Urakoze Mwami kumvishe gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu Abefeso ibice ni bine, ni ibice bitandatu, umurongo wa 10. Aya magambo tugiye kuganira, ndakwinginze wowe uneze amatwi, waba uri hanze, waba uri mu Rwanda, mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane turabashuhuje. Uwiteka abaho umugisha, kandi uwatangira ijambo aryumve, kuko ririmo ubuhanuzi bukomeye, ririmo inyigisho zikomeye. Hari aho ziri bubakure, ari naho ziri bubatereke. Hanyuma icyo mbakangurira nuko muri bwumvira ijambo, amahirwe ntimuricikirize, ahubwo mukaryumva ryose, byarushaho kuba byiza, kandi byagira aho bibakura, bikagira aho bibatereka. Hanyuma reka dusome urwandiko rw'Abefeso ibice bitandatu, umurongo wa 10. Titire y'amagambo iravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyere ukuri, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro, mubiteguza kandi ikimenyetso ukuri byose. Mutware kwizera nk'ingabo, ariko gushoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi mubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabirane. Amen. Dusomye amagambo meza y'Imana, aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana. Gutwara intwaro zose z'Imana murabyumva, ni ukujya gusenga mukabana n'Imana, mukiyiriza ubusa mugasenga, kuko muri kurwana n'imyuka mibi
y'ahantu ho mu ijuru, yaba iri mu isi, yaba iri ahantu mu kirere mu ijuru, ni imyuka mibi, ntabwo iboneshwa umubiri ntabwo wabasha kuyibona, ariko ugiye mu mwuka niho ubasha kubibona. Ni cya gihe uterura isengesho, waterura isengesho abadayimoni bakaricamo kabiri, ntiribashe kugera mu ijuru cyangwa ngo rirenge umutaru, ahubwo mugasenga ubwanyu musubiramo tena mwisubiramo, cyangwa mugasenga mwageza hagati mugasinzira, abadayimoni baba babahagurukiye. Ariko Bibiliya itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo dutware intwaro zose z'Imana, ngo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, cyangwa muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ngo mukenyere ukuri, mukwete inkweto, aribwo butumwa bwiza. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko aya magambo dusomye ahantu ni amagambo akomeye, ni amagambo meza. Bishatse kuvuga ko tugomba kwihana ibyaha, twamara kwihana ibyaha tugasenga Imana, tugatwara intwaro zose z'Imana. Kandi intwaro zose z'Imana ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo, twarangiza tukagenda uko Imana ishaka. Amen. Ugakenyera ukuri, gukiranuka. Bishatse kuvuga ngo ntabwo ugomba kubeshya, ntabwo ugomba kwirwanirira, ugomba kuvugisha ukuri uko kuri kose. Ikindi, ugomba kugenda ukiranutse wirinze icyaha n'igisa nacyo. Aribo bantu benshi bagiye bateshuka mu nzira bari barimo bagasubira inyuma, ariko biragusaba wowe unteze amatwi kongera gusubira mu nzira wari urimo. Wavuye mu nzira nziza ifunganye ujya mu nzira y'igihogere, inzira yo kurimbuka. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, ngo kuko inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, ngo ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana abantu mu ijuru iraruhije. Kuyinyuramo no kwiyanga ukikorera umusaraba. Ni cya gihe uhura n'ubukene, ni cya gihe uhura n'inzara, ni cya gihe bagukubita, ni cya gihe bakwamura, ni cya gihe bagusebya, ni cya gihe bakuvuga nabi, ariko ukihangana kuko uri guca mu nzira y'umusaraba. Kandi kwihangana bituma ya nzira y'umusaraba uri gucamo ubasha kuyigeramo neza. Amen. Bibiliya yatubwiye ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bishatse kuvuga ko tugomba gukizwa, tukirinda icyaha n'igisa nacyo, tugafata Bibiliya tukajya kubwiriza ubutumwa bwiza, tukagenda uko Imana ishaka, ntitugende uko Imana idashaka. Kuko iyo ugenze uko Imana idashaka, hari igihe ukubitana nayo, yakubwira gukizwa ukabyanga, ugakizwa ari uko yagukanze, ikagukoraho, ikakwambura buri kimwe cyose ufite, warangiza ukajya urara mu bigunda, mu bizu bidakinze nk'ibyo natwe twajyaga turaramo, ukarara mu buvumo, uri mu masengesho kandi waranze gukizwa, ugifite umugisha, ugifite uburyo ugenda gusenga, ugifite uburyo ugahura n'ibikomere, ugahura n'inzara. Nyamara cya gihe Imana yaguhamagaraga ufite ibyo kurya, ariko ukanga kuvugira Imana, ariko warangiza wakwangayo ikagukoraho kugira ngo ubashe kujya kuyivugira. Ibyo si byo rero iri kukubwira. Imana iri kukubwira ko ugomba gukizwa, wamara gukizwa ukajya kuyikorera, kuko ni ikigushakaho nta kindi. Utware intwaro zose z'Imana, cyangwa dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo duhagarare tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko iyo utitwaje intwaro zose z'Imana nk'uko Imana izigutegeka, na Satani akwishima hejuru, Satani arakurwanya, Satani akubuza amahoro. Ariko iyo ufite ingabo yo wikingira, ariko kwa gusenga, ariko kwa kugira Bibiliya, ariko kwa kwirinda mu mutima wawe, ariko kwa kundi kuvuga nabi ukabireka, Imana nayo iruruka ubwayo ikaguhindurira amateka yawe. Amen. Mutware intwaro zose z'Imana mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Amen. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka b'iyi si. Amen. Ari b'abaperesi baba hejuru mu kirere mu ijuru, bariya nibo batangira amasezerano yacu, bariya nibo batangira amasengesho tuba twasenze,
bariya bisaba kugira ngo bave mu nzira ibisubizo byawe bibashe kumanuka nuko ubasha gusenga amasengesho. Mwibuke Daniel yafashe amasengesho y'iminsi 21 ngo arakubita, marayika Mikayeli aramanuka akubita Peresi n'Abamedi, ngo nuko ibisubizo bya Daniel bihera ko biramanuka. Uyu munsi wa none nawe biragusaba kwegera Imana, nubwo turi kurwana na Satani n'isi ndetse n'umubiri. Haleluya! Ariko twiteguye kurwana mpaka dutsinze kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Kuko Abamedi n'Abaperesi bari mu kirere, aba bantu batagira inyama n'amaraso. Haleluya! Aba bantu utabasha kubonesha amaso, ubasha kubonesha amaso y'umwuka pana y'umubiri. Iyo bashije kubakubita ugera ku cyo ugezeho. Ariko kugira ngo ubakubite bisaba iki? Bisaba kwiriza ubusa no gusenga no kuba imbere y'Imana. Kenshi ugahora wiyeza wihana, ugahora wirinda. Wavuga nabi ukirinda, wasakuza ukirinda, warwana ugasaba imbabazi Imana. Kuko duhora dusaba imbabazi. Turi abanyabyaha, turi abanyangeso mbi, ariko duhora dusaba imbabazi buri ko bwije nuko bukeye. Kuko turi abanyaminwa yanduye kandi dutuye muri iyi si irimo ibyaha byinshi. Amen. Hepfo avuga ngo isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Biradusaba ngo dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gukomera ku munsi mubi. Kuko iyi si itegetswe na Satani ndetse n'abatware bayo bayimo, ariko abakiranutsi nabo bakaba bayirimo, ariko bagenda bakwepana na Satani. Nigeze numva akantu gatoya, ni umukozi w'Imana wakavuze, aravuga ngo turatwika tukimanukira. Oya, ntabwo batwika ngo bamanuke, ahubwo baratwika bakizamukira. Kuzamuka ni ugutwika ukazamuka ukajya mu ijuru. Gutwika ni iki? Ni ugutwika abadayimoni bari mu kirere ndetse n'abari ku butaka ukabatwika. Kubatwika ni gute? Kubatwika ni ugusenga rya sengesho abadayimoni bashya, baba ari abo mu kirere, baba ari abo mu isi, baba ari n'ab'i kuzimu. Amen. Warangiza umaze kubatwika ukizamukira mu ijuru. Buriya gutwika wimanukira ni ukujya ikuzimu, ariko gutwika abadayimoni ukazamuka mu ijuru ni iby'igiciro gikomeye cyane. Haleluya! Kariya kantu bazagakosore, ariko byararangiye. Ariko icyo mbasaba ni ukwezwa no gukiranuka, ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo, nicyo Imana ibakangurira. Bibiliya iravuze ngo kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambare gukiranuka. Ngo duhagarare dushikamye, dukenyeye, ngo kandi twambare ukuri. Amen. Ayo magambo aranejeje yo guhagarara ngo dushikamye kandi dukenyeye kandi twambaye ukuri, kandi tunakiranutse. Kuko gukiranuka ni ishingiro ry'ubwenge kandi ni ishingiro ry'ubuhanga. Iyo ukiranutse ubasha kugera mu bwami bwo mu ijuru. Iyo ukiranutse nta kintu na kimwe cyagushobora. Iyo ukiranutse badayimoni baraza bakagutinya, kuko uri umukiranutsi w'Imana. Hanyuma mwebwe muri kunyumva, yaba ari hano mu Rwanda, yaba ari mu bihugu byo hanze, muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kandi reka mbabwire, muhagarare mukenyeye. Amen. Mukenyere ukuri, mwitere ukuri, mwambare gukiranuka nk'ingabo ikingira igituza. Kuko mu gukiranuka ntaho umudayimoni yamenera ngo aza kukugirira nabi, ntaho umudayimoni yamenera ngo akurwanye, ntaho umudayimoni yamenera ngo akumenera amavuta. Kirazira, kuko ubwiza bw'Imana buba buri kumwe nawe. Imbaraga z'Imana ziba zikugose. Amen. 16 turavuga ngo
haravuga ngo mukwese inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro. Mukwese inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro. Ushatse kuvuga iki? Kugira ngo tubashe gukweta nuko tubasha gukuraho icyaha n'igisa nacyo, icyo twakoreye mu mirimo ya kamera ya buri munsi, ibyo twakoreye ahiherere aho abantu batakureba ariko Imana ikureba, aho ngaho ukabanza ugakweta ukihana ugaca bugufi ukatura, wamara kwatura Imana ikururuka ikabana nawe, warangiza ukajya kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro ugakura abantu mu byaha, abantu nabo bakazabona ubugingo buhoraho. Nicyo Imana igushakaho nta kindi. Amen. Ngo kandi ikimenyetso muri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko kuzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi. Kwizera, ubundi kwizera ni ingabo ikomeye. Iyo umuntu afite kwizera nta kintu atageraho. Iyo umuntu afite kwizera icyo asabye cyose arakibona. Iyo umuntu afite kwizera abona umugisha. Iyo umuntu afite kwizera abona amahoro. Iyo umuntu afite kwizera abona ubutunzi. Iyo umuntu afite kwizera nta kintu na kimwe kiba yabura. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba. Kwizera niko kwatumye Aburahamu ava mu gihugu cy'iwabo akajya mu gihugu cy'isezerano, kandi icyo gihugu Imana yakimuheremo umugisha, yakiboneramo ibyiza, akiboneramo amatungo, akiboneramo ubutunzi, akiboneramo buri kimwe cyose. Imana yabanye nawe, Imana igendana nawe, kandi nta kintu na kimwe yamwimye. Kimwe nk'uko natwe hari abo Imana yagiye isubiza twarinze ahari, turara mu bigunda, mu nzu zidakinze, iyo tutafite aho tuba, ariko Imana ikadukura ahandi ikagira ahandi hantu dutereka. Uyu munsi wa none tukaba turi amahoro. Haleluya. Burya ni Yesu Kristo ubwe wabikoze. Yesu Kristo rero abasha kugukura mu bibazo urimo akagutereka ahandi, ariko biragusaba kwizera no gusenga Imana no kwihana icyaha n'igisa nacyo kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Uwejejwe azabona Imana, ariko utejejwe ntibishoboka ko azabona Imana. Ndabakangurira gukizwa, ndabakangurira kwezwa, ndabakangurira guca bugufi mukagendana n'Imana mwicishe bugufi kugira ngo muzabone ubugingo buhoraho. Kuko icyambere ni ubugingo, ibindi byose biza biherekeje bwa bugingo. Amen. Ndabakangurira rero kwezwa no kubana n'Imana mwicishe bugufi, no kugendana n'Imana mwicishe bugufi, no kubaha Imana mugakiranuka ku gato no ku kanini kugira ngo muzabone iherezo ryiza. Haleluya. Imana ibaha umugisha kandi igumye kubagura cyane. Mutware intwaro zose z'Imana, muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nicyo Imana igutegeka, wirinde icyaha n'igisa nacyo, kandi nawe waguye ubyuke. Nawe utarakizwa ndagukangurira gukizwa kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Reka dusenga n'Imana. Ayo niyo magambo numvaga twaganira. Umwuka wera arashaka kugusobanurira cyane, kandi ubwiza bw'Imana bukubeho. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje. Wabanye natwe uraturinda, turindira ubugingo n'umubiri. Tumaze kumva ijambo ryawe Mwami, nirica mu gutwi ngo rihingukire mu kundi, turakumva ndetse no kumvira kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Sengeye ubwoko bwawe uri kunyumva, abaguye, abadakijijwe, kugira ngo ubahe agakiza. Imbaraga zawe ziba ku bugingo bwabo. Natwe Uwiteka Imana udutabare. Abahagaze nabo ubarinde ntibagwe, ahubwo bakoremerere mu Mwami. Ubwiza bw'Imana bubane nabo, tinyira cy'Imana kibane nabo, bakenyera ukuri, umwitero wabo wo gukiranuka mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibe muri bo, tinyira cy'Imana kibe muri bo. Abarwayi bakize, abafite intimbu zibamare mu izina rya Yesu. Abari mu bitaro Mwami Imana ndabasengera, adafite akazi, abadafite aho kuba uhabahe Mana. Kingura imiryango ya buri umwe wese ikinze. Urakoze Mwami ko wumvishe gusenga kwanjye. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje. Amen. Mukande subscribe, musharinge, like. Imana ibahe umugisha. Maraso Yesu Kristo abatwikire.
ndabakunda cyane amen.